Igisirikare cy'Ububirigi cyongeye gukora amakosa akomeye cyane none ahangaha muri iki gitondo ubu tuvugana bongeye gukora amakosa akomeye cyane yo guhereza intwaro Wazalendo FDL ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro irwana hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mu gice cya za Walikale. Ubu tuvugana ibikoreshwe ku munsi w'ejo bya gisirikare byari byagejejwe ku kibuga cy'indege cya Mubi cya giherera hano muri Mubi nakabuga k'indege ka Kigoma kabarizwa hano muri territoire ya Walikale, aho rero gusakazwa intwaro zose zigakwirakwiza mu giturage kugira ngo abaturage bose bafate intwaro zo kurwanya M23. Amakuru rero tugiye kubagezaho nayo ngayo arimo abacashuro bashyashya baturutse mu gihugu cya Mongolia. Abangaba n'abashinwa bisa nkaho ari abashinwa b'abacashuro. Aba rero n'abarozi bakomeye cyane ngo bazanywe kuroga M23 ngo ndetse no kugenda bakora ibyo bita imikagiro. Sinzi niba ari gukagira niba ari kugira gute ngo kugira ngo umujyi wa Uvira utazinjirwa. Aba rero ngo n'abarozi mpuzamahanga ngo bazwiho ku rwego rwo hejuru cyane, ngo baziho kuroga ngo ntiba ngo butarutswe bavuga ubutarutswe bavuga ngo iki ntumbaze ibijyanye no kuroga imbunda ngo ntirase ngo urusasu rugufate simbizi. Ibyo byose rero bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubabwira. N'abarozi beza batandatu batumijwe baje kuroga M23 ngo bakabaroga kurasa bahusa hanyuma ngo bagatanga imigisha ikomeye cyane kuri FARDC gikarasa kuri M23 ngo ivumbi rigatumuka. So byo byose rero mugiye kubyumva neza cyane gatanu ko yagenzi kako. Hanyuma amakuru akomeye cyane nyuma yuko ku munsi w'ejo Wazalendo zagize gutya zikagaba ibitero bikomeye cyane kuri umutwe wa M23 mu bice bya za Kavumu, mbazaniye andi makuru mashyashya y'ibintu M23 iramukiyemo muri iki gitondo. Ese rwaba ari urugamba, ese byaba ari ibiki? Byose rero ugiye kugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Muri Rucuro nuko bimeze muri iki gitondo cya karekare, naho haramukiyemo amakuru akomeye nyuma yuko ku munsi w'ejo hari harimo urugamba. Ubu noneho bimeze bite? Abaturage ko bari bahunze ese byifashe bite? Noneho ugiye kugenda ubimenya neza cyane gatanu ku kagenzi kako. Nkuko nabibabwiye nanone kandi muri Masisi naho ntihajya hiburira, naho mu duce tugiye dutandukanye turamukiyemo urugamba. Naho mu mujyi wa Goma umutekano ni wose, abasirikare ba M23 bakomeje kugenda bawucunga neza gatanu ku kagenzi kako. Tugiye kugaruka kuri Monisco gatoya. Amakontineri menshi cyane y'amabuye yuzuye zahabu, yuzuye amabuye y'agaciro menshi cyane bagiye bacukura mu bice bigiye bitandukanye za Rubaya, za Walikale ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye bagiye bakura no mabuye. Ngo rero barashaka kuyambutsa ariko babuze uburyo kibayatwara. Ngo igisirikare cy'u Burundi kiri gusaba yacyo, South Africa iri gusaba yacyo. Ese aya mabuye araza kunyuzwaho? Ko ari amakuru namaze kuba nkurura neza cyane avuga ko abasirikare ba M23 ngo babubakiye utuzu tureba neza mu marembo ya Monisco. Ngo ikosa rimwe gusa bagasohora kontineri imwe, iyo yose itigenda ikahita ikomereza muri AFC mu 23. Hanyuma rero bafitiye amakuru akomeye cyane abazindutse avugwa muri iki gitondo. Ndagira ngo nkusabe urebaho hasi handitse subscribe, tujye tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru nkaya ngaya abagiye agezweho muri rusange. Kanda kuri subscribe, ufungure notification cyangwa se ushyire kuri all kandi kunzogera kugira ngo igihe cyari cyo cyose dushyizeho amakuru cyangwa se dushyizeho ikiganiro kikubiyemo amakuru nkaya ujye ubasha kuba umwe mu bambere bayakurikirana neza gatanu kuri kagenzi kako. Ndagira ngo twihute n'ama operation y'urugamba twizimbe mu magambo muri abantu bakuru. Subscribe ziba zikenewe neza cyane kugira ngo tujye tubana nyine mu makuru nkaya ngaya akomeye. Reka duhereze ku barozi batandatu baramutse muri iki gitondo ngo baroga M23 ngo bayiroze kwangara, ngo kupima ihusha, ngo kutagira ikigeraho, ngo ndetse no kuba yaguma hamwe, ngo nibinakunda ngo bajye bakora mu mbarutso ngo urusasu rwange gusohoka. None Wazalendo ziraye ngo abarozi baraye baroze mu 23 ngo tayari ngo ntago isubira mu rugamba. Aba barozi nkuko nabibabwiye burya hari amakuru nari nakuruye nza kumenya amakuru y'ubutasi avuga ko Felix Antoine Tshisekedi yongeye kugira gutya ajya hagati ya China ndetse na Russia cyangwa se n'Uburusiya, hagati yaho hakabamo akarwa, niba ari akarwa niba ari igihugu hagataho cya Mongolia. Iki gice rero ngo kibamo abaturage basa nk'ari abashinwa, bisa nk'ari igihugu cy'Ubushinwa n'ubundi kuko abaturage barimo n'ubundi basa n'abashinwa. Aba ngaba rero ngo bazwiho amarozi ahambaye, ngo bazwiho kuroga, ngo bakorana n'imyuka mibi cyane ngo mu bijyanye no kuba baroga ngo nabambere cyane. Hanyuma ngo bararoga bakaroga n'intwaro umwuka byaramwe muze munyumvire M23 igushije ibibazo bikomeye cyane.
ni ukuvuga ngo bano barozi rero baze kuroga M23 ngo itazigera ifata umujyi wa Uvira, ngo bayiroge ngo izagira sa ihusha sinzi ngo ibi bintu biraza kugenda bite. Aba barozi rero bahageze ku mugoroba w'ejo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani ejo, bakaba rero batangiye kuroga rino joro, ngo baroze mu muhanda Runingo Kaziba. None ndaje mbabwire ibintu bibaye nyuma yuko Wazalendo zizamenya amakuru yuko ngo M23 izagira sikahusha. Ndagira ngo mumbabarire nubwo setse biratangaje ariko kandi biranababaje kubona abantu bizera ko abarozi bariho ngo bashobora kuroga, ngo bakaroga n'amasasu ngo ntafate umuntu ngabe yamwica. Ibi bintu rero, iyi ni scam ikomeye cyane bano baturage b'abanyamongoliya bazaniye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bano barozi bibaye bikora ibirozi byabo bikaba barogeye mu M23 ikagira sako kikahusha. Shanda babwiza ukuri M23 baba bayikushoboye. Izi rero ni operasiyo zigiye zitandukanye zikomeje gukorwa n'igisirikare cya leta ya Kinshasa, aho rero bakomeje kugenda bashakisha uburyo bwo aribwo bwose ngo barebe ko batsinda M23, ariko byananiranye. Barazana abarozi, ngaba abarozi bararose, ariko n'ubundi bararose bifata ubusa. Bazana ba mayimayi bamwe bajya bakorera imiti ngo yo kutaraswa, bakabatemeraho imihoro, bakabasiga imiti, bakajya babakubita imihoro mu gatuza ko kukabona ntago ibafasha, nta nubwo inabakomerekeje, bakabarasa kunda amasasu ntiyinjire. None babonye yuko biriya bidakora, ari scam ikomeye cyane, ko bajya ku rugamba ahubwo batewe iyo miti bakaba ari bo baraswa, kuko bo iyo babarashe ntibabahusha. Hanyuma rero baravuga bigira inama ikomeye cyane, ati twahamagaje abacashuro, ati biranga, ati noneho reka tugura abarozi. Felix Antoine Tshisekedi rero upfa ko wowe wamurangira ahantu hari buvemo igisubizo, icyo gisubizo agomba kugishaka pe, byange byakunda agomba gukora iyo bwabaga kugira ngo arebe niba yatsisura uno mutwe wa mama 23 urwanya ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Hanyuma uyu mutwe rero namaze kubona koko kutoroshye pe, ntago woroshye abe na gatoya, kugera ubwo babagurira abarozi bo kubaroga. Icyo kintu muri kucyumva? Aba barozi ni abarozi bari international, ni abarozi bakomeye bahambaye, ngo ni abarozi bazwi ngo ku rwego mpuzamahanga. Ngaba baroroga ngaba baroroga we ngo bararoga nturebe, ngo bararoga ngo ngwino urebe, ngo kuko ngo icyo babwiye ngo baragikora, utinya abantu ngo banagusha imvura. Ayo niyo makuru nagiye mbakururaho. Gusa tubibutse ko ikintu cyonyine kibaho ku isi, kibaho nta muntu n'uyu n'umwe ugusha imvura, ahubwo imvura igushwa n'Imana yo yonyine n'ibihe yashyizeho kandi nabwo byo kugwiramo imvura. Yego, aba barozi rero ngo bari basanzwe batekanika ukuntu ngo bagahinduranya ibintu by'ibirere ngo ukajya kubona imvura iraguye, ariko izo ni scam zikomeye cyane. Nta mvura ntayo kabisa. Aba barozi rero ngo batangiye kuroga mu muhanda winjira muri uva Kaziba, ugakomeza hano za Kiriba ukazamuka hano muri za Runingo. Ahangaha rero niho ngo baroze. None waza rero zagize gutya zisiga isenda, ziravuga ati rero ubwo ababarozi bacu cyangwa se bano bapfumu bacu bakoze akazi, ati nta mpamvu yo kutajya gukubita M23, ati ubu rero tugomba kujyayo, atukabakubitira hareba inzega. Hanyuma barirara nibyo batangira kwataka kuri mama 23, ariko ibyo bahuye nabyo nyaboneka ndababwiza ukuri ni ibintu bibi cyane, kuko bakubiswe ruhenu, bakubiswe na M23 ku rwego rwo hejuru cyane. Ivumbi rigira gute rirabatumukana. Ushobora kubaza ati se babakubise bite? Ibyo ndi kugusobanurira neza cyane gatanu ku kagenzi kako, nyamara nkubwira yuko M23 irageramiwe nimbivuga ubyumve neza, nkubwire ko igeramiwe unyumve neza, kuko bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye cyane, by'umwihariko kubijyanye n'urugamba rukomeje kugenda rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko nukuva mu masaha mu gitondo bagabwaho igitero kugeza ubwo babonye ko bo bonyine batari bubashobore, bakaba bahamagarije abarozi. Aba mercenaires babonye ko ntacyo bashoboye, baravuga ati reka duhamagara abarozi. Ataba abarozi rero nibo bashobora kuza kugira icyo badufasha, bakaba bahagarika vasa za M23, bakabaroga byibura niyo babaroga amezi 2, ati twaba twamaze gukuramo Bukavu, ati nta kabuza twaba twamaze kuyikuramo. Maze aba barozi nabo si ukubemerera, barababwira ati yewana, ati Bukavu yo ngiyo, ati ni nkako kanya, ati ni nk'umunyuzo kabisa, ati Bukavu mwebwe ati ni nko guhumbya, ati nonaha
ati none ati mwebwe murarangiza neza kutwishyura, ati Bukavu mwayifasha. Hanyuma uku kuntu bari kujya bivugisha ngo Bukavu ngo barara ngo iki ngo baraza kuba bayifashe, ndababwiza ukuri ko ahubwo uyu mutwe wa FC M23 wakoze iki, ibintu wabakoreye si ibyinaha i Rwanda, ni ibintu bikomeye cyane, ibintu bibi cyane, bibi ntange ntavugisha amaso, kuko abazarendo bariraye bazamuka bagiye kugaba ibitero bikomeye kuri mu 23, ariko bahita bahura n'ibyago byo gusanga bano basirikare ba M23 nabo ubwabo nta mikino bafite, babiteguye neza cyane. Barangije rero bahise bahangana, bahise basanga ya marozi burya ngari sikamu zikomeye cyane ng'Abanyamongoliya ngo babazanyeho, ntibamenya yuko nabo bari kwishakira amaramuko ngo barebe ko bwacya kabiri. Buriya rega, buriya impano nizo zitunga abantu. None se niba azi kubeshya abantu karoga, hakaba yaje akavuga ati reka gendo game M23 mufate Buvira, ati Purito mufate Bukavu, muhite mufata Kavumu, ikimenyimenyi azari yababwiye ati jewe n'ikimenyimenyi, ati ngiye ku game M23 wazarendo noneho ziraza no gufata Kavumu uyu munsi. Ariko koko twareba tukabona ya marozi yaba mercenaire yari yatangiye gukora, niba koko aribo baba baroza abasirikare ba M23 ngo baranga Simon baba navuga mu mbabarire, niba aribo bari baroze M23 ngo kugira ngo Kavumu yigarurirwe, baba bari bakoze akazi. Kigaragara baba batsinzwe, ariko bo bagerageje, batanze uwo mugisha wo gufata Kavumu. So ndagira ngo rero ibyo tubiveho, gusa icyo nababwira cyo nyuma yuko wazarendo zizeye yuko ngaba barozi bakoze akazi, baramutse bagaba ibitero kuri M23, ariko ibyo bahuye nabyo n'uruva gusenya, basuye inyuma bavuga ati mwabarozi mwe rero, ati mwebwe ibi bintu bya mayi twajyaga badutera imiti ndabona ari nayikora, ati mwe muri sikamu zikomeye cyane, kuko rya saso watubwiraga ngo arajya rirasa ngo tugume hamwe ngo rizajya rica ku rutugu ngo ryikomereze ngo ritadukozeho, ati bari kurasa mu mutwe gusa, noneho n'ikimenyimenyi ati ni mu mutwe ati mwazamutse muri bangahe, ati twari 30, timugarutse muri bangahe, ati tugarutse turi 10, ati 20 yesi tibasigaye mu moko ya M23. Hanyuma rero urumva yuko bano mercenaire nabo cyo bishakirega n'amaronko. Gusa andi makuru mfite nuko bano basirikare b'Abanyakolombia nabo ngo bari bishimiye kino gikorwa, ariko bikaba birangiye wanabisanza habi, ivumbi rirabatumukana bose kandi nta numwe usigaye. Gusa nubwo bimeze utyo, tuvuga ko hari abarozi baje, gusa ngo hajemo n'abasirikare n'abaza kurwana b'Abanyamongoliya bazi ngo kurwana, bazwi imirwanire ngo idasanzwe. Abangaba rero barabageze hara kuri bwa butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo, mu gicamunsi rwagati kabisa, nibwo bari bamaze kuba basesekara zira quartier kabisa, ubwo bari baje nyine guhangana na AFC M23. Ibi rero nge nabirebesha amaso yanjye nkavuga ati ibi bintu, ati nubundi no gutsindwa gukomeye cyane ko ku ruhande kwa leta ya Kinshasa, ati batsinzwe ariko bajye bemera. Ibi rero byafashe indi ntera nyamoneka, ndagira ngo mwabyumvise neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, iyi mirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru rero ari kungeraho nanone ajyanye n'urugamba rwabaye nuko mu gace kitwa Bwegera, aka gace n'ubundi kaberemo urugamba rukomeye cyane, bikaba ibitero bihambaye cyane byagabwe kuri bano barwanyi ba M23. Ibi rero bikaba byaba ibibazo bikomeye cyane, kuko kuri ishuro M23 yabashije kugira gute guhagarika ibyo bitero, n'ubundi biza kurangira aka gace kigaruriwe n'ubundi nama 23. Hano muri Bwegera nanu bita Runingu ndetse nangaha ni mu kandi gace mu kandi ka axe n'undi kabarizwa muri ibyo bice. Hanyuma amakuru rero ari kungeraho kandi nanone hari kuvugwa hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anuko kwishura nanone uyu mutwe wa 23 wongeye gutanga ngo ubufasha bukomeye cyane ku bazarendo, Purito ku barwanyi batwirwaneho mu mbabarire babarizwa muri kira gice n'undi cya Sud Kivu by'umwari kwara mu bice by'Imurenge, aho rero bari bagabweho ibitero bihambaye cyangwa se ibitero karundura, n'ubundi babigabwaho n'uyu mutwe witwara gisirikare, n'uyu mutwe n'ubundi witwara gisirikare w'intera hamwe za FDLR, aho rero bagabweho ibitero mu gicamunsi cyatambutse, ubwo ndabara ku munsi w'ejo. Ejo nibwo bagabweho igitero nyine gikomeye, ariko biza kurangira M23 cyitwayemo neza cyane gatanu kagenzi kako, babasha gutsinda uwo aduyi, hanyuma ibitero bihagarara bityo. So ngira ngo rero byumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako k'ibintu byakomeje kugenda bifata indi ntera,
ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda nyine bisobanuka, bona yuko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu bikomeje kugenda nyine biba byiza nyaboneka. Hanyuma ndagira ngo twihuse cyane tujyarukire no mu zindi axe n'undi ziri kuberamo urugamba ruhambaye cyangwa se urugamba rukomeye cyane, by'umwariko ku bitero bihambaye n'ubundi byagabwe n'uyu mutwe wa 23. Amakuru ari kungeraho aravuga ko muri Kavumu Wazalendo zashije burya, ati inkuru yabaye yarangiye kari kabisa, nta muzalendo wabona, bose bashiriye mu mashyamba ya za Kauzibega, abandi basubira inyuma iriya bahungira inyuma za Kavumu, barirukanka baca ibiti n'amaguru baragenda, ewananga ibintu bibamerera bibi cyane. Hanyuma ndagira ngo babwire ko muri Rucuro, muri grupoma ya Gihondo hakiri kumvikanamo amasasu, muri Masisi, Mukengwa, Mutongo, Nyabyondo hose naho harimo amasasu. Hanyuma muri Warikare, Pinga, Nkasa, Pinga Bushimo ndetse n'utundi duce turimo Kibati ndetse na Gasheberi tubarizwa hano muri territoire ya Warikare, natwo turi kumvikanamo urugamba rukomeye cyane. Umutwe wa 23 ukomeje kugenda uhangana na leta Kinshasa. Andi makuru kandi turayababwira mu kanya gatoya ajyanye n'abacashuro bakomeje kugwiza ingabo n'ibikoresho muri zirahagase. Reka mbashimire, nitwa Pacifique, bye bye.